Ese wizera ko cyangwa wari uzi ko network marketing ishobora guhindura ubuzima bw'umuntu? Mbere yuko dutangira, niba wumva ko network marketing nimwe muri business nahisemo yo kugera ku bukire ari ukujya kuvugisha abantu ngo ngwino winjire muri business, reka nkwereke ko hari byinshi utaramenya. Kandi niba wumva ko network marketing ari business y'abantu badafite capital, nabyo ndagira ngo nkubwire ko atari byo by'ingenzi. Muri episode ya gatatu ya Rwandan Billionaire ndashaka kukwereka network marketing uko nyibona, nyuma yuko uyinjiramo ukikora, uko umuntu ashobora kuyubakamo business, impamvu abantu benshi batsindwa, imbogamizi uzahura nazo, amakosa nakoze nangiye, uko ndi kubaka team yanjye, impamvu nizeye ko iyi industry ishobora guhindura ubuzima bw'umuntu. Kandi ndashaka ko urangiza iyi video wumva ikintu kimwe: network marketing si maji, ni skill, guteranyaho system, people and consistency. Reka dutangire. Network marketing ni iki? Reka mbisobanure mu buryo bworoshye. Network marketing ni business model aho ukorana na company ifite product cyangwa service. Company ikora products, wowe ukiga kuzimenyekanisha no kuzigeza ku bantu bashobora kuzikenera. Iyo ukoze sales ubona commission hakurikijwe compensation plan yayo. Ariko network marketing ntabwo ihagarara kuri customer umwe gusa, hari n'igihe cyo kubaka network. Ushobora gufasha abantu kumenya business, bakiga products, bakiga marketing, bakiga selling, bakiga uko bakorana n'abantu, nabo bagatangira kubaka their own business. Iyo system ikozwe neza, nabwo uba ukora byose wenyine, niho icyo twita leverage itangira. Ariko reka mvuge ku kintu gikomeye. Network marketing nibivuze ko ushyiramo amafaranga ugahita ubona amafaranga. Oya, ni business. Kandi kaba business isaba skills. None se niki kigena niba watsinda muri no business ya network marketing? Abantu benshi bibwira ko umuntu utsinda muri network marketing ari umuntu ufite friends bench. Oya, hari umuntu ushobora kuba ufite contact 5,000 ariko ntashobora kubaka business. Undi akaba afite contact 100 gusa ariko akamenya kubavugisha, kubafasha, kubakurikirana no kubatoza. Ikintu cya mbere ni skills. Skill ya mbere ni communication. Ugomba kumenya kuvugana n'abantu, kumva umuntu, kubaza questions, kumva ikibazo cye, kumenya icyo ashaka, kandi ukamenya gusobanura icyo ukora utabeshya. Ntugomba kuba umuntu uvuga cyane, ugomba kuba umuntu uzi kumva. Skill ya kabiri, marketing. Niba nta muntu uzi ibyo ukora, bizagorana kubaka business. Ugomba kwiga marketing, offline, online, social media, content, personal branding, referrals, networking. Ugomba kwiga uko abantu bakumenya, uko bakwizera, nuko umuntu ufite ikibazo amenya ko wenda ufite solution. Skill ya gatatu niyo twita selling. Abantu benshi batinya ijambo selling, ariko reka nkubwire, niba ushaka kubaka business ugomba kumenya kugurisha. Kandi selling ntabwo ari uguhatira umuntu kugura. Selling ni ukumva umuntu, kumenya icyo akeneye, kureba na product cyangwa service yawe imufitiye agaciro, value, hanyuma ukamufasha gufata decision. Iyo utazi selling ushobora kugira opportunity nziza ariko ntubashe kwishyikiriza abantu. Skill ya kane niyo twita follow up. Iyi ni imwe muri skills abantu benshi basuzugura. Umuntu ashobora kukubwira ati reka mbanze mbitekerezeho, undi akaba yazavuga ati nzakubwira, undi ati ndashaka kubanza kubaza. Abantu benshi bahita bamureka. Ariko business ntabwo yubakwa na conversation imwe gusa. Ugomba kumenya ko ugomba gukomeza relationship cyangwa se umubano. Follow up ntabwo ari uguhatira umuntu, ni ukumukurikira mu buryo bwo kubaha uwo muntu, kumubaza niba hari icyo akeneye kumenya, kumufasha gufata decision. Kandi rimwe na rimwe umuntu utavuze yes uyu munsi ashobora kuba customer cyangwa business partner nyuma. Noneho reka tuvuge kuri leadership. Iki nicyo kintu nshaka kubakamo cyane, kuko ushobora kwinjiza umuntu muri team yawe, ariko ibyo ntabwo bivuze ko ubatse leader. Team building ntabwo ari kwinjiza abantu benshi. Team building ni ukubaka abantu. Umuntu winjiye muri team yawe agomba kumenya icyo business ari cyo, ukiteye, ibyo izakora, ibyo azahura nabyo, ibyo atagomba gutinya, ukazakoresha products, ukazashaka customers, uko azakora prospecting, ukazakora follow up, ukazakora presentation, ukazakoresha social media, ukazakira rejection, nuko nawe azatangira gufasha abandi.
kandi aha niho nakoze amakosa mu gihe natangiraga muri network marketing. Natangiye kubaka team, hari ibintu natekerezaga ko bizagenda byikora. Natekerezaga ko iyo umuntu yinjiye muri team ahita akora, natekerezaga ko iyo umubwiye business ahita yumva, natekerezaga ko iyo umuhaye information ahita aba motivated, ariko nize ko ibyo atari byo. Umuntu ntabwo ahinduka kubera ko wamuhaye information gusa, ugomba kumufasha mu rugendo. Iyo umuntu mushya aje muri team yanjye, sinshaka kumubwira gusa ni ngaho tangira, ndashaka kamenya n'icyo ugiye guhura nacyo. Uzahura na rejection, hari abantu bazaguseka, hari abazavuga ko bidakunda, hari abazagusezeranya ko bazaza ariko nibaze, hari abazatangira bakabivamo, hari igihe uzumva unaniwe, hari igihe resulta zizaba nkeya kandi wakoze, hari igihe uzibaza niba koko ushoboye. Nshaka ko umuntu amenya ibi mbere, kuko iyo ubimenye mbere ntibigutungura. Kandi iyi ni nawo musingi wa Legends team yanjye ndi kubaka. Legends team ntabwo nshaka ko iba team y'abantu benshi gusa, ndashaka ko iba team y'abantu bafite character, abantu bashaka kwiga, abantu bashaka gukura, abantu bashaka kubaka, abantu bafite dreams, abantu biteguye gukora, kandi cyane cyane abantu biteguye guhinduka. Kuki nise team yanjye Legends team? Kuko nashakaga ko abantu bamenya ko ari aba legend. Ntabwo nashaka kubaka abantu, ntabwo nashaka kuba mfite abantu baza kureba amafaranga y'uyu munsi gusa, ndashaka kubaka aba legends. Umuntu uza muri team yanjye agomba gutangira kubona ko business ishobora kuba school, aho wiga marketing, selling, communication, leadership, public speaking, networking, discipline, team building, personal branding, confidence, problem solving na business thinking. Niba izo skills uzifite, nibigarukira muri network marketing gusa, ushobora no kuzikoresha mu bindi bikorwa byawe. Noneho reka tuvuge impamvu abantu benshi batsindwa muri network marketing. Number 1, bategereza results vuba zako kanya. Umuntu atangira uyu munsi ejo akavuga ati na amafaranga ndabona. Business ntabwo ikora gutyo. Ushaka kubaka skill, ugomba kuyitoza. Ushaka kubaka customer base, ugomba gukora. Ushaka kubaka team, ugomba kuvugana n'abantu. Ushaka kuba leader, ugomba kubanza kwiga kuyobora. Number 2, batinya rejection. Umuntu umwe iyo akubwiye ngo oya, uhagarika business. Ariko niba ushaka kubaka business nini, oya igomba kuba igice cy'urugendo. Ntabwo rejection ari ukubwira ko umuntu ari mubi, ni decision y'umuntu, kandi si buri muntu uzaba customer wawe. Number 3, bashaka gukorera amafaranga batabanje kwiga skills. Barashaka income ariko ntibashaka kwiga selling. Nibashaka marketing, nibashaka communication, nibashaka leadership, nibashaka gukora content, nibashaka follow up, ariko bashaka result, ntabwo bikora. Number 4, bagerageza kwigana umuntu gusa. Babona leader runaka uko akora ibintu runaka, nabo bakabikora uko yabikoze, ariko nibumva principe iri inyuma yabyo. Niyo mpamvu nifuza ko muri Legends team abantu batiga gusa icyo gukora, ndashaka ko bamenya kuki tubikora. Number 5, barirara. Uyu munsi barakora, ejo ntibakore. Ejo bundi bakora, nyuma y'icyumweru barabura. Nyuma y'ukwezi bagaruka bakavuga bati business ntabwo ikora. Business ntabwo yanze, wowe ni wowe uhagaritse consistency. Number 6, bafata business nk'amakinamico. Barinjira kuko babonye umuntu kuri social media runaka ufite amafaranga, wakoze network marketing, cyangwa se wakoze ufite business ariko akaba afite amafaranga. Umuntu runaka ubahaye motivation, bakumva bashaka gukora, bakavuga bati nanjye ndayashaka. Ariko nibashaka inzira yagejeje uwo muntu aho ngaho yageze. Bashaka result, nibashaka process, kandi process niyo yubaka result. Noneho network marketing icyo nshaka kukubwira ni network marketing yahindura ute uyikora. Reka nkubwire, ntabwo mbona ko ihindura ubuzima bwawe kubera ko gusa ushobora kubona commission, ukabona amafaranga. Hari byinshi ishobora kuguhinduramo. Iki guhindurira muri wowe. Niba uri umuntu utinya kuvugana n'abantu, business guhatira kwiga kuvugana nabo. Niba utinya public speaking, business guhatira kwiga presentation. Niba utazi marketing, business guhatira kuyiga. Niba udafite discipline, business gusaba consistency, guhozaho. Niba utinya rejection, business kwigisha kuyakira, abantu bagwakanira ukamenya uko ugomba kubyakira. Niba udashoboye kuyobora abandi, team ikwigisha leadership kuko ugomba kuyobora. Niba utazi gukora content, social media irakwigisha. Niba udafite confidence, uko ugomeza gukora niko confidence yawe igendiza. Kandi hari ikintu kimwe nize, confidence ni ibanza
action cyangwa se ibikorwa nibyo bizana confidence. Abantu benshi baravuga bati nindamuka ngize confidence nibwo nzatangira, nibwo nzakora ibi nibi. Oya, tangira, uzagira rejection, uziga, uzongera, uzagenda ubasha kuvuga neza, uzagenda ubasha presentation, uzagenda ubasha kuyobora. Confidence iza nyuma yo gukora. Noneho reka nkubwire uko nteganya kubaka Legends team. Ntabwo nshaka kubaka team y'abantu baza kubera ko babonye post y'amafaranga. Ndashaka kubaka system. Person comes in, learn the business, learn the products, learn communication, learn prospecting, learn presentation, learn follow-up, get customers, start building, develop leadership, then help another person. That is duplication. Kuko team yanjye ikora ibyo nawe ukora. Team yawe iyo utangiye gukora ikora n'ibyo nawe ukora. Niba uri leader ntushobore kwicara ukabwira team yawe postinga. Ntushobora kwicara ukabwira team yawe postinga ariko wowe ntushyireho post. Ntushobora kuvuga uti call people ariko wowe utagira uhamagara. Ntushobora kuvuga uti be consistent ariko wowe uburi byumweru bibiri. Ntushobora kuvuga uti learn ariko wowe utiga. Abantu bazakora ibyo babona, si ibyo ubabwira gusa. Team yawe ikora ibyo nawe ukora. Niba mushaka kuba example, niba nshaka team ikora content nanjye nzakora content. Niba nshaka team ikora calls nanjye nzakora calls. Niba nshaka team ikora presentations nanjye nzakora presentations. Niba nshaka team ikura nanjye ngomba gukora. Kandi hari ikintu nshaka kubabwira. Ntabwo nshaka kubaka team abantu batinya kuvuga ko bafite ikibazo. Nashaka environment aho umuntu ashobora kuvuga ati coach, ibi sinabisobanukiye coach, uyu muntu yaranyanze coach, sinzi uko nakora presentation coach, natangiye gutinya. Hanyuma tukabikemura. Kuko leadership ntabwo ari ukubwira abantu ko uri hejuru yabo. Leadership ni ukubafasha kuzamuka. Kandi iyo umuntu yinjiye muri Legends team, sinshaka ko ahita yumva ko agomba kuba perfect. Ndashaka kamenya ko you are going to learn. Uzagira mistakes, uzagira days mbi, uzagira rejection, ariko ntabwo uzaba wenyine. Nzaba ndi mu rugendo, team izaba iri mu rugendo, nawe uzaba uri mu rugendo. Ariko reka tuvuge kuri ibi. Tuvuge ukuri. Network marketing ntabwo ari business ya buri wese. Niba udashaka kuvugana n'abantu bizakugora. Niba udashaka kwiga bizakugora. Niba udashaka gukora bizakugora. Niba ushaka amafaranga yihuse ushobora kubabara cyane muri no business. Niba utihanganira rejection ushobora kuyireka vuba. Ariko niba ufite ubushake bwo kwiga, niba ufite patience, niba ufite discipline, niba ushaka gukura, niba ushaka kwiga business, noneho ushobora gusanga hari byinshi ushobora kungukira muri no business. Kandi nawe uba expert ku munsi wa mbere. Ntabwo nari expert nangira, nawe ntabwo uzaba expert. Tangira, wige, kora, kosa, kosora, subira, komeza. Ibyo nibyo byubaka skill. Noneho ndashaka ko wibaza ikibazo. Niba network marketing yagutoza selling, marketing, communication, leadership, public speaking, networking, team building, duplication, discipline, personal branding ndetse na business thinking, ese skills ntabwo ushobora kuzifashisha n'ahandi. Niyo mpamvu kuri nge network marketing si decision, ni school, si destination, ni school, ni training ground. Naho nshaka kwigiramo skills nzakoresha mu rugendo runini rw'ubuzima bwanjye. Kandi niba ukurikira Rwandan Billionaire, ntabwo ndi kubaka billionaire story gusa, ndi kubaka character izashobora kubaka billionaire story. Nshaka kuba umuntu ushobora kuyobora abandi benshi, kuvugana n'abantu benshi, kugurisha, kumarketinga, kubaka systems, gukoresha leverage, kubaka businesses no gufasha abandi kubaka. Kandi network marketing ni kimwe mu bice ndi gukoresha mu kubaka izo skills. Noneho ni uri kureba iyi video ukibaza uti Coach Isaac, ese nanjye nakwinjira? Igisubizo ntabwo ari ngo yego winjire nona. Oya, banza wige, banza wumve business, banza wumve products, banza wumve company, banza wumve compensation plan, banza wumve icyo bisaba, banza urebe niba ari business huye nawe, hanyuma ufate decision. Ntabwo nshaka ko umuntu yinjira kubera pressure, ndashaka ko umuntu yinjira kubera ko yumva neza ibyo agiye gukora. Niba wifuza kumenya byinshi, nyandikira cyangwa umamagare. Niba uri hanze y'igihugu urabibuka gushyiraho guteranya 250 79 80 niba uri mu Rwanda niyo nayo wamvugishaho kuri WhatsApp cyangwa se kuri call. Ni uguteranya 250 79 80 mwibutse ko uramutse ushaka gutangira iyi business wayikora aho waba uri hose, aho waba uri, just talk to me.
I will explain to you when ubundi ube watangira winjire muri Legends Team. Niba uri Kigali kandi ushaka kumenya uko business ikora, dushobora guhura kuri office tukaganira, nkwereke business, nkwereke products, nkwereke system, nkwereke icyo bisaba, hanyuma niba ubona ko ari opportunity ushaka gukurikira, dutangire urugendo. Kandi niba ushaka kujya muri Legends Team, ndashaka ko wibuka ibi. Legends Team ntabwo ari team y'abantu bashaka gusa amafaranga, ni team y'abantu bashaka kwiga, gukura, kubaka, kuyobora no gufasha abandi. Kuko rimwe na rimwe amafaranga si cyo kintu cya mbere. Business guha ubwa mbere guha skill guha value ikaguha opportunity ushobora kukugeza kuri income ushobora kuyubakira wealth, kandi wealth ushobora kuyubakira business. Niyo nzira ndimo ndareba. Niba warakurikiye kugeza aha, ndashaka kumenya ikintu kimwe. Iyi journey ntabwo ari theory. Ngiye kubaka imbere yanyu. Muzabona uko Legends Team itangira gukura, muzabona abantu binjira, muzabona training, muzabona challenges, muzabona rejection, muzabona wins, muzabona mistakes, muzabona leadership, muzabona everything. Kandi episode izakurikiraho ngiye kubabwira ikintu abantu benshi batinya, nicyo twita rejection. Niki wakora umuntu akubwiye oya, wabigenza ute umuntu agusetse? Wabigenza ute umuntu yagusetse? Wabigenza ute abantu ukunda iyo bakubwiye ko ibyo ukora cyangwa ushaka gukora bidakunda? Wabigenza ute umuntu ukoranye nawe agahagarika gukomeza gukorana nawe? Kandi ni gute ushobora gukomeza kugira motivation yawe igihe results zatinze? Ibyo nibyo tuzavuga muri episode ikurikira. Niba ushaka gukurikira uko Legends Team iri kubakwa kuva hasi, subscribe, ukande kuri notification, kandi wandike muri comment jambo wandike uti Legends Team. Ndashaka kumenya abantu bashaka kuba muri uru rugendo. Rwanda ni billionaire nkuko twayitangiye guhera kuri episode ya mbere. Ntabwo ari umuntu umwe, ni journey, ni building, ni running, ni failing, ni rising, kandi ubu turacyari mu ntangiriro. From 0 to billions. Welcome to Legends Team, welcome to the journey. Rwanda ni billionaire, iya episode ya gatatu. Nanjye ni coach Isaac, dusubira ubutaha. Ndabakunda cyane.